ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza. Imwe mu nkuru ziri kugarukaho cyane ziri kuvugwa ni inkuru y'uruganda rwa Skol ndetse ivuga ko yatandukanye n'ikipe ya Rayon Sport bari bamaranye imyaka 12 bakorana. Wakibaza uti byagenze gute kuki uru ruganda rwateraga inkunga Rayon Sport rutandukanye nayo mu myaka 12? Mu itangazo ryagiye hanze, Skol yavuze ko nubwo amasezerano yo kuba umufatanyabikorwa wayo mukuru yarangiye, ibyo bidasobanuye iherezo ry'umubano wayo na Rayon Sport, ahubwo ko impande zombi zikomeje ibiganiro zirebera hamwe igishoboka kugira ngo bakomeze bakorane. Nkuko Skol yabitangaje, abayobozi bayo bamaze igihe baganira n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ko hazaza ubufatanye bwabo hagamijwe gushaka uburyo burambye bwafasha iyi kipe gukomeza kugera ku ntego ziterambere. Muri ibyo biganiro, Skol yagaragaje igitekerezo cyo kuva ku buryo yari isanzwe iteramo inkunga Rayon Sport nk'umuterankunga mukuru wayo, nyine birumvikana hakagirwaho cyangwa se hagashyirwaho uburyo bw'imikoranire bushingiye ku nyungu zihuriweho n'impande zombi. Uru ruganda ruvuga ko iyi gahunda ishobora gutuma Rayon Sport ibona amahirwe menshi yo gukorana n'abaterankunga batandukanye, bityo bikayifasha kurushaho kubaka ubushobozi bwayo bw'igihe kirekire. Skol ishimangira ko uko ibihe bihinduka ari nako imiterere y'ubufatanye hagati y'ibigo n'amakipe ya siporo akwiye kugendana nayo agahinduka, hagamijwe kubaka uburyo burambye bushobora gufasha amakipe guhangana n'ibibazo by'igihe cy'ahazaza no gukomeza gutera imbere. Nubwo hakiri ibiganiro bikomeje, Skol yagaragaje icyizere ko umubano mwiza n'icyizere byaranze ubufatanye bwayo na Rayon Sport mu myaka irenga 12 bakorana bizakomeza mu minsi iri imbere. Ni inkuru igiye hanze itungura abariyo, itungura abakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, kubera ko uruganda rwa Skol rwari umuterankunga mukuru ndetse ekipe ya Rayon Sport yanitorezaga mu Nzove, bari barayihaye ikibuga hariya ariho ikorera imyitozo. Tariki ya 15 Gicurasi 2014 nibwo ikipe ya Rayon Sport Gikundiro Isaro ry'Inyanza yasinyanye amasezerano y'imyaka 3 na Skol, yemeye kujya itanga miliyoni 47 buri mwaka muri iyi kipe. Muri 2017 nibwo basinye amasezerano mashya ya miliyoni 63 buri mwaka mu gihe cy'imyaka 5. Mu gihe cy'imikoranire mu myaka ishize, Skol yatangaga miliyoni 1 buri kwezi y'ikirango cyayo cyari ku modoka ya Rayon Sport itarapfa, ndetse n'ibikoresho bya Rayon Sport yifashishaga ku kibuga haba ku mikino cyangwa mu myitozo. Rayon Sport yashoboraga kandi kuguza amafaranga muri Skol mu gihe iyakeneye mu bikorwa bitandukanye byihutirwa, ikagira uburyo iyishyuramo binyuze mu masezerano. Uru ruganda rwari rwaremereye Rayon Sport miliyoni 3 mu gihe cyose yegukanye igikombe cy'amahoro, rugatanga andi 20, ni ukuvuga miliyoni 20 zo kugura imyambaro y'ikipe buri mwaka. Ni ukuvuga ko buri sezo Rayon Sport bayiguriraga imyenda, Skol itanze amafaranga miliyoni 20. Tariki 29 Nzeri 2017 nibwo Skol yatashye ikibuga cy'ubwatsi bwiza cyane buterano cyubatswe mu Nzove kuri uru ruganda, cyuze gitwaye hafi miliyoni 100 ndetse ishyikiriza Rayon Sport. Icyo abantu bari kwibaza ubu ngubu ni ukuvuga ngo ese iyi Rayon Sport izongera gukorera imyitozo mu Nzove, kuko yaba ikipe y'abagore yaba iy'abagabo bose bakoreraga mu Nzove. Kuri iki kibuga cya Skol yahubatse kandi akabari ka Rayon Skol Bar. Ni mu rwego rw'imikoranire. Tariki ya 14 Nyakanga 2024 Skol yashyikirije kandi Rayon Sport amacumbi afite ubushobozi bwo kwakira abakinnyi 40. Aya macumbi ari mu nzu ebyiri zigerekeranye yubatse mu Nzove hafi y'ikibuga. Hejuru y'ibi, Skol yagiraga uruhare no mu bikorwa by'abafana ba Rayon Sport, birimo igihembo cy'umukinnyi w'ukwezi wa Rayon Sport cyatangijwe n'itsinda ry'abafana ba Match Generation. Turacyari mu bikorwa bya Skol na Rayon Sport. Tariki ya 8 Nyakanga 2022 ikipe ya Rayon Sport yongereye amasezerano y'imikoranire yari ifitanye n'uru ruganda rwa Skol rwenga inzoga, noneho aya mafaranga yagiye kuri miliyari 1. Amafaranga yatangagwa buri mwaka. Muri Gashyantare uyu mwaka Rayon Sport yasinyanye amasezerano ya miliyari. Muri Gashyantare uyu mwaka Rayon Sport yasinyiye cyangwa se yagiranye amasezerano ya miliyari 5
n'ikigo cyo muri Tanzania cyitwa J-Root Investment Limited azamara imyaka 5. Iyi kipe yambara ubururu n'umwe, iyi kipe yambara ubururu n'umweru izahagararira u Rwanda muri CAF Confederation, aho ndetse yanatangiye kwiyubaka ku isoko ry'abakinnyi, dore ko yamaze kongerera amasezerano abakinnyi batandukanye barimo Nshimiyimana Emmanuel Kabange, ndetse amakuru akanavuga ko ikipe ya Rayon Sport ikomeje gushaka Muderi Akbar, numwe ni kapiteni wa Gasogi, bari kugira ngo barebe ko bamusinyisha abe yasimbura Richard, bivugwa ko ashobora kuba yajya hanze. Andi makuru agezweho nuko Ganijuru Elia yemeye kongerera amasezerano Rayon Sport, nkuko ibitangazamakuru byo mu Rwanda bivuga ko Ganijuru yahembwaga amafaranga 400,000 ubagiye kujya ahembwa amafaranga 800,000. Iradukunda Pascal we ashobora kwerekeza muri Mukura. Uyu Iradukunda Pascal bakunze kwita Petit Messi, amasezerano muri Sport yararangiye, kavuga ko agomba kwerekeza muri Mukura akajya kuhashakira amaramuko cyangwa se kujya kuhazamurira impano. Ngayo makuru rero yaragezweho, reka dukomeze tubakurikiranire andi muzajya muyakurikira hano umunsi ku wundi.